Ndabasuhuje, iyi ni Meni Empire, twizeye ko meze neza. Ya mpano wababariwe n'umugore we yasabiwe gufungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gufungwa by'agateganyo cyangwa se gufunga by'agateganyo iminsi 30 uyu muhanzi uwo rizagwira Floriye wamenyekanye nka ya mpano mu gihe iperereza ku byakurikiranyweho rigikomeje. Urubanza rwe rwabaye kuri uyu wa kabiri Kamena 2026. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwareze uwo rizagwira Floriye bushingiye ku kirego cyatanzwe n'umugore we babanaga ariko bakaba batarasezeranye kuwa 11 Gicurasi 2025. Ubuhagarariye yavuze ko ya mpano yagiye akorera uwo mugore itotezwa mu bihe bitandukanye, akamukubita ndetse akanamubwira ko azamwica naramuka agiye kumurega mu rwego rw'igihugu rw'ubukenzacyaha RIB. Bwerekanye ko bamukurikiranyeho ibyaha bitandatu birimo gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi. Ubushinjacyaha mu cyaha cy'ubwicanyi by'umwihariko cyangwa se ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi, kunywa urumogi n'ifungirana ry'umuntu mu buryo butemewe n'amategeko. Ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ubushinjacyaha bugaragaza by'umwihariko abatangabuhamya bagiye batandukanye bemeza ko ya mpano yakubitaga umugore we. Ku cyo kwangiza ikintu cy'undi cyerekana ko cyangwa se icyerekanwa nuko raporo y'inzego z'ibanze igaragaza ko ya mpano yashikuje umugore we telefone akayikubita ku gikuta ikameneka. Ku cyaha cy'ubwinjiracyaha mu bwicanyi, ubushinjacyaha bwasobanuraga cyangwa se bwasobanuye impamvu, busobanura ko umugore wa ya mpano yavuze ko ubwo batonganiraga mu modoka ya mpano yamusabye guhita ayisohokamo. Icyo gihe undi yarasohotse koko atega moto, ariko ngo ya mpano amugonga amuturutse inyuma, we n'umumotari bagwa hasi. Motari wari utwaye moto yemeje ko ya mpano yamugonze kuko ndetse yakomeretse muri rusange, na raporo ya mobile money yerekana ko yahawe ibihumbi 50 na ya mpano nyuma yuko amaze kumugonga. Mu bihe cyangwa se mwibazwa rye, ya mpano yemeje ko anywa ibiyobyabwenge ariko ko yari ari mu nzira yo kubireka. Iyo mpano yasanzwemo cyangwa se yaje kuba asangwamo igipimo cyo hejuru mu mubiri we mu gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi kiri kuri 166 mu gihe umuntu usanzwe ataba agomba kuba yarenza 0.2 by'umwihariko. Ubushinjacyaha bwasabiye ya mpano gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza ku byaha bitandatu akurikiranyweho rigikomeje, kandi ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa ibyo byaha muri rusange. Ya mpano yemeje ko nyuma y'uko hasakaye amashusho ye y'umugore cyangwa se ye n'umugore we batera akabariro aribwo amakimbirane yatangiye mu rugo rwe. Yemeje ko cyangwa se yemeye ko mu bihe bitandukanye bashyamiranaga n'umugore we ariko bakongera kwiyunga muri rusange. Ku cyaha cy'ubwinjiracyaha mu bwicanyi, ya mpano yemeye ko bashyamiranye n'umugore we bapfa ibihumbi 10 yaragiye kohereza cyangwa se kohereza umukobwa wari umwitabaje ko arwaje umwana mu bitaro bya Kacyiru. Icyo gihe umugore we ngo ntiyabyishimiye, ahita yisohokera mu modoka aho yari aherekeje umugabo muri sauna, ariko ava mu modoka ari kugenda ari nako by'umwihariko byaje kurangira anahakomerekeye. Ya mpano yemeye ko ubwo yakataga imodoka aribwo yasanze umugore yafashe moto abagonga atabishaka bagwa hasi, ariko ahita yihutira kujyana umugore we kwa muganga. Yasobanuye ko nyuma yo kuva kwa muganga, kuko umugore we atari yakomeretse cyane, ngo baje kujyana gusenga basabana imbabazi birarangira bikomereza ubuzima. Ku bijyanye no kunywa ibiyobyabwenge, ya mpano yemeye ko yatangiye kubinywa kubera ikigare ubwo yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ariko ko yari atangiye gushaka kubireka. Yabwiye urukiko ko ubwe yijyanye mu kigo gifasha abantu babaswe n'abafite indwara z'ubuzima bwo mu mutwe cya Cyizere Psychotherapeutic Center giherereye muri Kicukiro kugira ngo arebe uko yafashwa kugabanya ingano y'ibiyobyabwenge
biri mu maraso ye. Ku cyaha cyo gufungirana umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, Yampano yagihakanye ariko yemera ko iyo babaga abarakaranyije yafungaga icyumba bombi barimo muri rusange. Umushinjacyaha yahise amubaza niba atarabikoraga agamije kumukubitira mu cyumba yafunze, arabihakana ahubwo agaragaza ko yirindaga ko amajwi yagera kure. Umwunganira yagaragaje ko umugore wa Yampano, Uwineza Diane, yanditse inyandiko asabira umugabo w'imbabazi ndetse anerekana ko bakongera kwiyunga bakabana. Yavuze ko kuri we abona Yampano yakurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ariko yarakibabariwe n'umugore we n'icyo gukoresha ibiyobyabwenge, naho ibindi babona nta mpamvu zikomeye zo kubimukurikiranaho. Umucamanza yibukije ko nubwo umugore wa Yampano yatanze imbabazi, hari ibyaha adafitiye ubushobozi mu bijyanye n'ibyo amategeko abiteganyaho. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko imbabazi z'umugore wa Yampano nta shingiro zifite cyangwa se bwazihaye, na cyane ko hari ibyaha aregwa atemera. Yampano yabwiye urukiko ko iminsi amaze afunze hari icyo yamwigishije, asaba kurekurwa akaburana ari hanze. Yasabye imbabazi ku byo yakoze, yemera kutazabisubira ukundi, na cyane ko n'umugore we yamubabariye kandi ko ibyabaye byose byari bishingiye ku makimbirane bari bafitanye n'umuryango. Yanasabye urukiko kugira ibyo rumutegeka kubahiriza aho kumufunga by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuwa gatanu tariki ya 5/2026, ubwo ni muri Kamena saa 9. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gufunga by'agateganyo iminsi 30 uyu muhanzi Uworizagwira Florien wamenyekanye nka Yampano, mu gihe iperereza ku byaha akurikiranyweho rigikomeje. Urubanza rwe rwabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Kamena 2026. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwareze Uworizagwira Florien alias Yampano bushingiye ku kirego cyatanzwe n'umugore we babana, urukiko muri rusange ariko bakaba batarasezeranye. Ni kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri Kamena 2026 nibwo Uworizagwira Florien wamenyekanye cyane nka Yampano nibwo yagejeje imbere y'urukiko, aho yaragiye kuburana kwifunga n'ifungurwa. Yari yambaye umupira wa jumper, yambaye ipantaro y'ikoboyi nini muri rusange, bigaragara ko yari yanapfutse, yambaye agapfukamunwa mu maso kamupfuka mu maso ku buryo utapfa kumenya uwo ari we. Ni nyuma y'igihe kirekire hari urubanza cyangwa se hari benshi bagiye batabwa muri yombi bazira gukwirakwiza ndetse no gusakaza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi Yampano yagaragaye arimo atera akabariro n'umukunzi we, by'umwihariko n'amashusho bifatiye, ariko yaje kuba ajya hanze acicikana muri telefone ndetse no ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bagiye batandukanye, mu buryo bwagaragaye ko hari ababishyize hanze. Agira ati, bavandimwe bakunzi b'ibihangano byanjye n'umuntu wese ufite umutima w'urukundo, mbandikiye mbikuye ku mutima kandi mu mahoro. Mu buzima abantu bakora amakosa, abandi bagafata ibyemezo bitari byo bitewe n'uburakari, ubusinzi, ubuto bwo gutekereza cyangwa ibihe bibi banyuramo. Ariko uko umuntu agenda akura amenya ko amahoro n'imbabazi biruta inzika n'intambara zidashira. Uyu munsi ndifuza kubwira abantu bose ko nahisemo inzira y'amahoro. Ndifuza gusabira umuntu wese waba afungiye ikibazo gifitanye isano n'ibyabaye hagati yanjye n'ibintu byagiye bivugwa kuri njye. Ntabwo nifuza gukomeza kubaho mu mwuka w'amakimbirane, urwango cyangwa guhorana ibikomere. Nifuza gutangira ubuzima bushya burimo ituze, gukora cyane no gukomeza urugendo rwanjye rw'ubuhanzi mfite umutima woroshye. Nizera ko kubabarira atari intege nke, ahubwo ari ubutwari bwo guhitamo amahoro aho guhitamo inzika. Ndashimira abantu bose bakomeje kunyereka urukundo no kunyumva muri ibi bihe byose, kandi mfite ibyishimo byo kubateguza alubumu yanjye nshya iri mu nzira yitwa On the World.
ni alubumu ivugwa cyangwa se ivuga urugendo rw'ubuzima, kwiyubaka, gukomera no gukomeza imbere. Murakoze cyane ku rukundo rwanyu. Ya mpano Waboyi mu dukubo arasinya ashyiraho n'agatima. Reka tuvuge tuti Imana imworohereze hanyuma agaruke, cyangwa se cyane ko umugore yamubabariye. Amategeko cyangwa se inzego, urukiko ruzategeka ikigomba kuba kugira ngo hanyuma abe yagaruka muri sosiyete, cyangwa se n'urukiko nyine nirwo ruzagena ibyari byo. Amakuru agiye atandukanye tuzajya tugenda tukugezaho 5 kuri 5, wowe ujye ukomeza ubane natwe, hanyuma ibindi tujye tugenda tubikugezaho update muri rusange.